Ku mugoroba kuri wa kabiri tariki ya 24 ahagana saa 12:45 mu murenge wa Ndera akagari ka Masoro umudugudu wa Matwari habereye impanuka y'ikamyo iri mu bwoko bwa Benz. Ubwo yari iparitse barimo kuyipakira yaje gucika feri iramanuka igonga inzu yakoreragamo abantu. Kubw'amahirwe nta waguye muri iyo mpanuka keretse abakomeretse byoroheje nabo bakaba bagiye kwitabwaho kwa muganga. Abari baraho badutangarije uko babonye iyi mpanuka. Umunyonzi waturutse ruguru hariya yafatiye avuga ati muve mu nzira kandi hano mu muhanda hari huzuye abantu pe cyari kuza twese cyari kuturangiza ati mwirukanka bamwe baguye muri rigori abandi bagwa ahangaha kiraza kubw'amahirwe nta muntu ugikubise nta gihita gikubita urukuta nirwo rugifasha akaremera k'abantu bafite amafaranga ajya bakorana n'ikibazo ikintu cyari giparitse kiriparukuye nta muntu kandi yari amaze iminsi 3 none se buri munsi ko nanyuraga mu gitondo nigereye mu kazi kihari wambwira uburyo kiramutse ikiboro cyaparitse kare nyireba mu masaa 7 kare kaki saa 5 cyane oya cyaparitse mu masaa 7 ko cyamuka. Bakomeje bavuga ko batunguwe n'iyo mpanuka basaba abashoferi kujya bitwararika mu gihe bagiye guparika ahahanamye. Inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka. Yari Robert TV Show mu mudugudu